Alright, nguhaye ikaze wamaze gukora subscribe kuri Fizi TV ndetse nawe utubonye ari ubwa mbere ngira nkubwire ngo hano ni wabo wa Positive Energies. Hano niho hantu honyine ushobora ko wasanga ibiganiro byagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi ndetse n'amakuru abagiye atandukanye y'ibyamamare. Ngira ngo mu nkuru nyinshi tujye kugarukaho zageze nanga kino cyumweru turangije, ni inkuru harimo yuko The Ben yamaze guteguza abakunze bo muri Canada ibitaramo byo kumurika album ye ya gatatu. Ngira ngo nituva kuri The Ben turahita twerekeza kuri Christopher nawe wamaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ateganya kuhakorera ibitaramo bigera kuri 4 byose. Naho ibitaramo by'urwenya bya Gen Z comedy nabyo ngo bikaba bigiye guhuzwa n'umuziki. Ngira ngo turagaruka no ku nkuru y'ubukwe bwa Threy, umuraperi Bertrand nawe ejo bundi nawe wakoze ubukwe na madamu we, bari bamaze umwaka urenga n'igice babana ndetse bakaba baranibarutse umwana wabo w'imfura. Ngira ngo abantu benshi byagiye bikomeza kubacanga dore ko uyu musore yabanje gukora ubukwe busanzwe bino byo gusaba no gukwa, naho akaza kujya mu murenge nyuma y'umwaka. Nabwo ndaza kuza nkubwira impamvu y'ibyo. Ngira nkubwira ko nta handi hantu ushobora kuba wasanga amakuru yizewe kandi ku gihe nka hano kuri Fizi TV. Nkibutsa ko kugira ngo utubone ndetse ujye unakomeza gukurikira ibiganiro byacu bishyashya bigezweho no gukanda kuri like, subscribe ndetse ugatanga n'akazogera kawe nako kagashyira on kugira ngo buri uko dusohoye ikiganiro nawe ujye uba mu bambere bakibona. Alright, gira ngo tudatinze reka tuhite dutangirana n'inkuru ya Mugisha Benjamin aka The Ben wamaze guteguza abakunze bo muri Canada ibitaramo byo kumurika album ye ya gatatu. The Ben ukomeje imyiteguro y'igitaramo cye ateganya gukorera i Kigali ku itariki ya 1 Mutarama mu mwaka wa 2025 cyo kumurika album ye ya gatatu. Yamaze kurarikira abakunze bo muri Canada abateguza ibitaramo bijya kugera kuri 4. Byiteze ko The Ben azatangira ibitaramo byo mujyi wa Montreal ku itariki 14 Gashyantare umwaka wa 2025, akabikomereza mu mujyi wa Ottawa ndetse na Toronto mbere yo ko abisoreza mu mujyi wa Edmonton ku itariki ya 1 Werurwe umwaka wa 2025. Mu kiganiro igihe cyagiranye na The Ben yavuze ko ibi bitaramo bigamije kumurika album ya gatatu ateganya gusohora mu minsi iri imbere ndetse akanayimurikira abakunzi bo mu mujyi wa Kigali ku itariki ya 1 Mutarama umwaka wa 2025. Album nshya ya The Ben amaze imyaka myinshi ayikoraho cyane dore ko yatangiye kwirarikira abakunzi be mu mwaka wa 2021. The Ben ni izina ryamamaye mu ndirimbo nyinshi zirimo n'izo yakoze kuva mu mwaka wa 2009 ubwo yinjiraga mu muziki kugeza ku ndirimbo ye Plenty nshyashya ashyize hanze muri iyi minsi. Uyu musore yaherukaga gukorera ibitaramo bye muri Beka Arena mu mwaka wa 2022 ubwo yari yatumiwe mu cyitwa Rwanda Rebirth Celebration Concert cyabanjijwe n'icyo yakoze mu mwaka wa 2019 ubwo yari yatumiwe mu gitaramo cyari cyiswe East African Party. Alright, tukiva kuri The Ben turahita twerekeza ku bitaramo by'urwenya bya Gen Z comedy bikaba kuri inshuro bigiye guhuzwa n'umuziki. Nubwo bari basanzwe batumira abahanzi batandukanye mu bitaramo bya Gen Z comedy mu gice cyayo bise Meet Me Tonight, kuri ubu ababitegura batangiye no gutekereza uko bajya banatumira abo gutaramira abakunzi babo baba bakoraniye aho bibera. Fari Merci usanzwe ategura ibitaramo bya Gen Z comedy yavuze ko nyuma y'igihe bazamura abanyarwenya batangiye no kwakira ubusabe bw'abakunzi babo basaba ko bazajya banyuzamo bagatumira n'abahanzi. Ati twakunze kwakira ubusabe bw'abakunzi b'ibitaramo byacu, badusabaga ko twazajya tunyuzamo tukanatumira abahanzi mu rwego rwo kurushaho gutanga ibyishimo ku babyitabira bashaka kujya baryoherwa n'umuziki ndetse n'urwenya. Nyuma y'ubusabe byatumye twicara dusanga ari ibintu bikwiye ndetse no kugeza uyu munsi ni ikintu kiri gukorwaho ku buryo abakunze kwitabira ibitaramo byacu bari butangire kubona izindi mpinduka. Nubwo abanyuzagamo bagatumira abahanzi batandukanye ku ikubitiro, iyi gahunda ikaba igiye gutangirira kuri Zero Trap ndetse na True Promises bagomba kugaragara mu gitaramo cya Gen Z comedy giteganyijwe kuba ku itariki 14 Ugushyingo umwaka wa 2024. Zero Trap watumiye muri Gen Z comedy hakaba agiye no kuhamurikira album ye ku ikubitiro yise Nta Noga igizwe n'indirimbo 20 yitegura gushyira hanze. Ibitaramo bya Gen Z comedy byatangijwe na Threy mu mwaka wa 2022 muri Gashyantare, bakaba barakoze igitaramo cyo kwizihiza imyaka 2 bimaze bibera mu Rwanda. Tukiva ku bitaramo bya Gen Z comedy dukomeza ku muraperi Threy
wamaze gusezerana imbere y'amategeko. Nyuma y'umwaka urenga Threy n'umugore we Keza Naira bakoze ubukwe ndetse bakanibaruka imfura yabo, basezeranye imbere y'amategeko mu murenge wa Nyakabanda. Amakuru dukesha Igihe nuko Threy n'umugore we bakoze ubukwe umukobwa atarageza imyaka yo gusezerana imbere y'amategeko, bahitamo gukora indi mihango ndetse bagategereza ko imyaka yuzura bakabona gusezerana imbere y'amategeko. Nyuma y'uko uyu mukobwa yujuje imyaka 21 y'amavuko mu Kwakira 2024, uyu muryango wafashe icyemezo cyo gusezerana imbere y'amategeko mu muhango wabereye mu murenge wa Nyakabanda. Muri Werurwe 2023 nibwo Muheto Bertrand aka Threy yasabye ndetse anakwa Keza Naira bari bamaze igihe bakundana. Imana yahise inabaha umugisha, uyu muryango wibarutse imfura yabo muri Nyakanga 2024, umwana wabo abura ubuto rw'urukundo bari bamaze igihe bakundana guhera muri 2022 ubwo bafataga icyemezo cyo gutangira kugaragaza urwo bakundana. Threy n'umwe mu baraperi bamaze igihe bagezweho mu Rwanda. Uyu musore wamamaye cyane mu njyana ya Kenya Trap, n'umwe mu bakora umuziki ku giti cyabo ariko unahagaze bw'umu. Mu mwaka ushize ubwo yaramaze kwibaruka imfura ye, Threy yakoze album nshya yise M2M cyangwa se Muheto wa kabiri mushya, ari nayo aherutse gusohora. Reka ngira ngo turi gusoza tite tugera no kuri inkuru ya Christopher uri kubarizwa muri Amerika, hagiye kuba yahakorera ibitaramo bine byose. Umuririmbyi akaba n'umwanditsi w'indirimbo Muneza Christopher wambaye nka Christopher yatangaje ko agiye gukora ibitaramo bine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mijyi itandukanye. Uyu muhanzi akaba amaze iminsi muri Amerika mu rugendo rugamije kumenyekanisha ibikorwa bye ndetse no gutegura album ye nshya. Ibi bitaramo agiye kubikora ku butumire bwa societe y'umuziki ya Inox Entertainment. DJ Inox washinze iyi societe yabwiye Inyarwanda ko ibitaramo bya Christopher bizagera mu mijyi. Ati navuga ko kugeza ubu ari ibitaramo bine tugiye gukora, ariko bikazakomeza kugeza no mu yindi mijyi bitewe naho tuzakenerwa n'abanyarwanda ndetse n'abakunzi b'umuziki wa Christopher. DJ Inox avuga ko urugendo rwa Christopher muri Amerika harimo no gukora album nshya n'indi mishinga itandukanye. Ati uretse ibi bitaramo agiye no gukora album nshya, kandi ibitaramo bigamije gufasha abanyarwanda batuye hano kurangiza neza umwaka. DJ Inox yavuze ko ibi bitaramo bizatangira muri uku kwezi k'Ugushyingo kugeza mu Kuboza 2024. Ni ku nshuro ya kabiri Christopher agiye gukorera ibitaramo muri Amerika mu bihe bitandukanye. Yagiye abihuza no kuhafatira amashusho y'indirimbo ze ndetse n'ibindi bikorwa byagura umuziki we. Christopher Muneza ni umugabo wabaye icyamamare hano mu Rwanda ndetse no hanze yacyo, akaba yaravutse mu mwaka w'1994 muri Mutarama ku itariki 30. Uyu mugabo wabaye icyamamare cyambaye umwenda w'ishuri, aho yatangiye guhanga ibihangano bye ndetse no kuririmba atarasoza amashuri. Reka ngira ngo dusoze twifuriza Christopher kuzagira amahirwe masa mu bitaramo agiye kuba yakorera hariya ku mugabane wa Amerika. Ngira ngo nkubwire ko this and that yacu uyu munsi ari hano irangiriye. Gushimira kuba wabanye natwe kugeza ino video irangiye, nkomeza kukubwira ko uri umuntu w'agaciro cyane, ndetse kuba tarakora subscribe mwakibuka kuyikora, ndetse nawe utaracana kazogera kawe ukibuka ugakandaho kugira ngo buri uko twauploadinze video nshyashya ujye uzibona mu bambere. Mbabwira ko ibiganiro nk'ibi ndetse n'amakuru ari trend ari akagaruka kuri Fizz TV, nkomeza kubabwira ngo mukomeze kugira ishya n'ihirwe mu byo murimo byose. Mbabwira ngo nawe ubutaha, ciao.